nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu, nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza, nizere ko rwose mwagize umunsi wa gatanu mwiza. Turi ku itariki 12 kuri izi tariki mureba hano muzandika hano, ni itariki zikomeye cyane cyane ku bakunzi ba ekipe ya Rayon Sports. Ndagira ngo muhaguruke mwandike muri komenti mushimire rwose umuyobozi wa ekipe ya Rayon Sports, mwandikemo rwose ko mumukumbuye cyane, mumukunda bitewe n'ibintu akoze kuri uyu mugoroba. Ndagira ngo ibyo byose mwandikemo rwose ko mumukunda cyane, mwandikemo ko akoze ibintu bidasanzwe hano mu Rwanda. Uyu muyobozi wa Rayon Sports nibyo tugiye kuba twagarukaho, ibintu akoze muri aka kanya, transferi akoze muri aka kanya idasanzwe hano mu Rwanda. Nimuze kugenda tugiye kuba twababwira imwe muri transferi imaze kuba yakorwa, ndetse n'iyindi transferi iteganyijwe ku munsi w'ejo. Ariko ndagira ngo niba uri mushya hano kuri Kigali Sport, ndagira ngo ube wakanda subscribe, reba aho hasi kuri buto rwose ukande subscribe, ubundi bwo tugende tukugezaho transferi nziza cyane, nizere ko ziri buze kuba zagushimisha kuri uyu mugoroba, ndetse n'undi uzazireba n'ikindi gihe, ejo ndetse n'ejo bundi kaburyo azaba yakishimira iyi transferi. Reka tube twabatangirira. Uyu mukinyi bamwita nde? Uyu mukinyi bamwita Ushimwe Djabirou. Uyu mukinyi Ushimwe Djabirou gukina mu ikipe ya Etincelles. Uyu mukinyi rwose Ushimwe Djabirou uca kuri nimero 9, ni umunyarwanda w'imyaka mikeya 24 y'amavuko. Yakiniye ikipe ya Etincelles 2022 2026. Kuri ubu ngubu Ushimwe Djabirou amaze kurangiza amasezerano mu ikipe ya Etincelles, ariko ndagira ngo mbabwire ko inkuru itugezaho aka kanya, inkuru iri kuvugwa mu binyamakuru bidasanzwe. Ibinyamakuru rwose byafashe ikaramu, byavugishijwe kuri uyu mukinyi Ushimwe Djabirou kuri ubu ngubu umaze kuba yamara yasinyira ikipe ya Rayon Sports kuri uyu mugoroba. Tugiye kuba twabyinjiramo iby'uyu musore gatanu kuri kagenzi kako kabisa. Ushimwe Djabirou metero 1 santimetero 75, ibiro 67. uri kumva ko atari byinshi cyane. Afite imyaka 24 nk'uko nagiye mbibabwira. Uyu mukinyi Ushimwe Djabirou akina nka nimero 9. Ndagira ngo mbabwire ko nimero 9 kuri ubu ngubu zakinagaho umusore bita Faringanye. Kuri ubu ngubu yamaze kuba yagera mu gihugu cya Senegal. Ekipe ya Rayon Sports yanze kuba yamwongerera amasezerano rwose ngo abe yakinira ekipe ya Rayon Sports. Niyo mpamvu ekipe ya Rayon Sports igiye kuba yabanza ikibikaho abarutayizamu b'abanyarwanda. Rwose hari igihe Rayon Sports igondwa n'ikibazo cy'abanyamahanga, bityo niyo mpamvu yaguze uyu mukinyi Ushimwe Djabirou rwose umaze gusinya igihe cy'imyaka 2 ari gukinira Rayon Sports. Azajya ahembwa asaga ibihumbi 900 by'amanyarwanda mu gihe cy'imyaka 2 nk'uko nagiye mbibabwira. Amafaranga ye nk'ibisanzwe bazagenda bayamuha buri kwezi, nibwo
nibwo azajya ahembwa ibyo bihumbi 900 byose. Bamuhaye cyangwa se Rokirotoma bamuhaye miliyoni 10 zose uyu Ishimwe Jabiru. Reka tuve kuri uyu musore Ishimwe Jabiru wamaze kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport, tujye ku musore Ruvumbu Ertien Nzinga uri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ni nyuma yuko uyu musore Nzinga amaze kuba yasaba imbabazi abanyarwanda ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ashaka kuba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sport yamuzamuriye ibigwi mu Rwanda ndetse no muri Afurika.